y'Imana yaje, ingabo z'ijuru ziraza zigakora security. Iyo ugendana n'Imana mu nzira burya escort ziba zikuriho, ntabwo abantu babimenya ko zihari. Ariko Imana ije ntabwo iza yonyine, uretse ko n'ubundi irihagije. Ariko burya ubw'Imana ngo Mana rero tugiye kuryama utubere maso, irakuvuga ati sawa, ubwo wampaye runo rugo ngo ndurinde, I will be awake, ndarara ndi maso. Burya niba zanakwiba Imana iri maso, burya niba yabiretse ngo bigende bisimbure, burakikaguha ibirenzeho. Niko Imana yacu imeze, ntuzahangayike. Buriya rero ikintu cyose ujye wizera Imana, ugicaneho umuriro tu, kuko intwaro zacu si nk'iz'abantu, ariko ngo ku Mana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome byose. Hari ibintu biba byarigize kabutindi, nababwira ibintu nagiye nsengera nkabimaraho imyaka nkabona byikubise hasi, ariko rimwe na rimwe umuntu yanga kubivuga kugira ngo batazanga, ariko hari abantu baba barimo gukabya inkuru, barimo kugira gute. Ariko burya ikintu wazengurukije amasengesho ujye wizera ko kizikubita hasi. Hari umunsi Imana izagikurura igishyire hasi, kuko intwaro zacu si iz'abantu. Yosuwa yazengurutse umudugudu ukomeye ufite inkike zikomeye, arazizenguruka, n'abasirikare be barazenguruka inshuro imwe nta cyabaye, bazenguruka umunsi wa kabiri ntihagira ikiba, bazenguruka umunsi wa gatatu ntihagira ikiba, bazenguruka umunsi wa kane ntihagira ikiba, bazenguruka umunsi wa gatanu ntihagira ikiba, bazenguruka wa gatandatu ntihagira ikiba, umunsi wa karindwi bazenguruka karindwi nta kiba, ku nshuro ya karindwi inkike zirahirima. Ntuzacika intege urimo gusenga. Haleluya. Kuko intwaro zacu si iz'abantu, ariko ku Mana ngo zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome byose. Umuntu azarware umusengere, nubona adapfuye burya hari Imana ibirimo gukora. Kuko Imana yo igira igihe cyayo yagennye, kandi kirya gihe umara urimo kuzenguruka Yeriko hari amasomo uba urimo kwiga. Yewe hari isomo nize rikomeye cyane, iyo nsengeye ikintu kigatinda, hari ibintu Imana ibirimo gukora, kandi iyo imaze kubikora ibikorera rimwe bikazana n'ibisubizo bindi byinshi. Haleluya. Nibyo rero Paulo yavuga ati buriya twebwe nubwo tugenda nk'abantu, intwaro zacu si iz'abantu. Amina. N'iteka ryose niwibuka Yeriko, nabaha n'izindi ngero, rega buriya hari ingero nyinshi za kiriya kintu. Eliya yagiye ku musozi wa Karumeli ahangana n'abahanuzi ba Bayali n'abashera, bamurutaga ubwinshi, bari 850. Afunga ikirere hasigaye, bahamagara Bayali ntiyitaba, ariko yakuruye rimwe gusa, umuriro uramanuka. Arangije aragenda yicara hejuru y'umusozi asengera imvura. Arasenga bwa mbere, arakurura, abwira umugaragu ati ndebera. Inshuro ya mbere arazaramubwira ati nta kintu kirimo rwose, igicu nta, ijuru riracyari bleu. Asubira yarongera arasenga inshuro ya kabiri, aramubwira ati subirayo urebe. Arazaramubwira ati noneho ryarushijeho kuba bleu, wagira ngo wari kubuye. Agira gatatu, agira kane, agira gatanu, agira gatandatu, ku bwa karindwi ngo aramubwiye ngo mbonye agacu kangana n'ikiganza cy'umuntu gaturuka hejuru y'inyanja. Aramubwira ati genda umbwirira Rahabu ngo cebura, kuko agiye kongera kururerindi rimwe imvura ihitigwa impangukana. Hari ibintu tuzasengera tubigereho tuzengurutse Yeriko karindwi